waba uri umukobwa wigize gukunda umuhungu ariko ukabura uko umwereka ko agufiteho agaciro gakomeye, cyangwa hari umuhungu mukundana ariko ukumva ushaka ko agufata nk'umwamikazi. Niba ushaka kumenya byinshi kandi subscribers dukomezanye. Reka nkwibwirire inkuru y'ukuri. Umukobwa ashobora gutuma umuhungu amukunda cyane, ahubwo akamukunda bikomeye cyane pani by'umubiri no ku mutima nk'ibanga rihambaye. Icyambere, umubaye kandi umutera ishema. Umusore wese yifuza umukobwa umwubaha, akamuha icyubahiro akeneye. Umugore uvuga menshi ntago abahungu bamukunda cyangwa ugira umujinya. Akenera umukobwa umubwira ati mwizera, uri umusore ushoboye. Iri jambo ni rimwe mu marangamutima abahungu dukunda kugira. Umuhungu akahita yumva ko umukobwa ashobotse, akahita yumva ko bahuje, ari umukobwa w'agaciro, akahita yumva yuko nyine uri umukobwa ukwiye gukundwa. Icya kabiri gikomeye cyane cyatuma umuhungu akunda umukobwa, mwiteho ariko ntumugaragareho cyane. Ibi bivuze yuko nyine umukobwa ugomba kumwitaho ariko ntumugaragareho cyane. Ubane nawe ariko ugaragaze ko ufite icyerekezo. Ujye umwitaho mu buryo bugaragara ko ufite urukundo rw'ukuri. Icya gatatu gikomeye cyane, ugire imyitwarire y'ikinyabupfura. Ibi ni ibintu bikomeye cyane bishobora gutuma umuhungu akunda umukobwa. Ari ubwiza bw'umubiri, ariko hari n'ubwiza burenze ubwiza bw'imico. Iyo uri umukobwa uvuga neza, uca bugufi, uzi kuganira neza, umuhungu arakumva akakwizereramo. Naba akeneye umukobwa w'ikirara. Tuba dushaka umukobwa nyine ushobora kuganira nawe akakumva, ukamwumva, ukabona ko ari umukobwa ukwiye gukundwa. Ibyo bintu nubikora bizatuma umuhungu agukunda. Abashaka umukobwa w'igikundiro, icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane. Ikintu cya kane gishobora gutuma umuhungu akunda umukobwa ni ikintu gikomeye cyane, kiri kubumbiramo ibintu byinshi muri ibyo twagiye tuvuga. Icya kane, mubwire umumwenyurira, umusekere wishimye. Ibi bintu nubikora bizatuma umuhungu akwiyumvamo cyane, bizamura amarangamutima yiwe. Ntuhore urakaye wifitiye isura y'uburakari. Nubwo ibibazo bihari, useke, umubwire utuntu dushimishije, umusetse. Umusore akunda umukobwa umuha amahoro iyo amwenyura, aseka, akumva ari kumwe n'umutuzo, yumva ko ejo yifuza kwiyubaka. Ikindi kintu cya gatanu gikomeye cyatuma umusore akunda umukobwa
muganirize ku nzozi n'ubuzima budasanzwe. Abenshi batekereza ko gukundana ari amagambo y'urukundo gusa, ariko oya, urukundo nyarwo ukuganira ku buzima. Mubaze ati, ese ejo ushaka kuzaba iki? Ese wumva hari icyo ushobora kukubera, ikintu gishobora kumubera nyine? Uko wumva ubuzima bwe bizatuma akumva ko uri umuntu mwuzuzanya. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu cya nyuma rero kizatuma umusore agukunda bihambaye, iki kintu kirakomeye. Mbere yo kukivuga, nizere ko mwakandi subscribers, like and share, mwana yisharinze no video. Tuzadukomeza tubane twaprodinga video saa 3 z'ijoro uyu munsi, mudukunde. Ikintu cya gatandatu gikomeye cyane, gikomeye, kizatuma ibintu byanyu byose biba success, relationship yanyu iba nziza, ni ikintu cya gatandatu: witware nk'umukobwa wihagazeho. Umusore iyo umugaragaza yuko uri umukobwa wihagazeho, utari umukobwa wirirwa mwirukankaho, wirirwa mugenda inyuma, bituma umukobwa, umuhungu, yumva yuko uri umukobwa ukomeye ukwiye gukundwa, mwiza, wihagazeho. Menya ko wihagije. Iyo umuhungu abona ko umukobwa afite icyerekezo, agira icyo ashaka kugeraho, wifitiye icyizere, aramwiyegereza kuko abona ari umuntu w'ukuri. Umusore aba ashaka kubona yuko nyine uri umuntu w'ukuri, akakwiyegereza. Icyo ni ikintu gikomeye kizagufasha. Ugerageze gusesengura ibintu nakubwiye, ni byiza kandi birakenerwa 100% kugira ngo ibintu bikunde. Ngana ku musozi w'iyi video, umuhungu numutsindira ubwiza gusa, ahubwo umutsindira n'umutima, umutsindira imico, ubwenge no kwiyesha agaciro. Niba ari umukobwa w'umutima, wifitiye icyizere, uzi kubaha, uzi kwiyubahisha, uwo musore azagukunda, I promise.